Kadu. Yewe. Wirumena njugunya. Haroko waguze. Baravuze se ubwo reka ndapfa kumenya. Wawe se. Kadu wiriwe. Kadu wiriwe. Niriwe mu murima. Ese Kadu ganguriye bwe murimo kagira Imana we. Inka yirirwa n'ikintu kiri kingana n'umusozi. None se nzahica bice bingahigira mbere hose cyari nk'imvura. Hose cyariwe nk'imvura. Ese nashatse umushumba ngo aje guherekeza. Ntabwo yirwa cyane. Kamini kakubaza. Mu nka barakudodeyo. Tibari bandodeyo. None se ari ibikubi bibiri n'ingimwe katukureba ingimwe byarakunaniye. Irahe gitane rero mbagara bagira simfite umugabo ukora mu ikaragiro. Kirirwa nunamirije. Nese mwikaga nanje mfata biranyagwa muje mwiriwe munanye mu gucukuza niba kubagaza nanje nirirwa mbagara. Ushatse umukozi kumwishyura amafaranga 800 ngo ni menshi ibicere kimwe 3 ubu ukaba bareba iki wowe? Nuko waye sinzamberose cyari mwe bizagira ziranka zawe. Wabona ukuntu ugotomera amata bagira ngo ningiri kuginongi. Tabise ntabwo naho iyo kujya bagira ngo ningiri iri kurisha ubwa. Byaba se umurima wabari birayugura. Akuba nabiteye nabibagaye. Waguze. Nabibagaye naho. Byaba se umurima wawe. Gora uje bigura uzubiteye kuri gutwara yo. Ariko ndakaruga ingoma zeze yampaye. Oya ujugurira fumbire ugure n'irambuto uhitera ku mutwande kuzayisa. Wawe sinzabitera umutwe mfite umurimo. Uramurima n'indaho wawe se wawe. Nene ndaho biteye uje bitara gati ku mutwe wawe. Amazeze. Umubwiza kuri wa mukobwa we. Mwana wa mabwa twumvikana. Tukumvikana. Urukunyuma. Byanga ndikazaburuka uwo muri muzawure. Nawe njiganda bagare nze n'ingandi gushaka. Kabari gwe ngeje kubagara. None nanje kuragira ngo wakubona ukuntu bwo kwitaba iwagise byiza urugendo muhana wandese turangwa n'igitenge na kimwe na saruye nje kwigura igitenge wasaruye iki aho banahinze yego mwami Imana kebazo biragiye akengoza Kadu uri nsubiza ubagize hajya iranka imwana nigo ndagira nje wayiguze konari gusa n'imwe amata ubwo njya amata nakuziritse ufite abana ari ugushisha afite amata magana induri nabibyaho ngenyine kuba ufite umwana wagira ngo ufite amajigo wagira n'induri nk'umuzi kubera amata bagera ikiri n'iki kumujyana ako sinabyaye ngenyine ubyibuke nta n'abandi wacu kuba njyewe kuba naramenye ko nabyabana niyo mpamvu nagize nk'isha ubahirire iranko y'ubwatsi banywa amata nta mwana navanye mu rugo ndamuguru kumusigana ntawe navanye mu rugo ngo tajari wawe navanye kwa Musemuzana nuko rero ni wowe watumye babyara sinababyaye ku giti none ninjye utakota ku giti ninjye uzabigondera ariko Kadu nizere ry'Imana urwo mbese nako kumva ikibazo ari cyanjye ubwo umuntu umugore nyine ngo ndenga ibibuga nyamo bindi ndi gushaka ubwatsi wicaye hari ugati ingamba sibereye ikaje bwigare kwari iyo ngamba ninjye wayizanye woje bwirira aho katwamubaza mfite imirimo ingana ngeze ndi mashini tega amatwi nzaje kwikaragiro nje mu bikuyu nje gushakira umunyu nje gushaka n'abanyagwa badonge bo kadonge harimo gakombe birirwa wiseka bisubira nuko usukwa munyagwa andimo ibihumbi bigamwe 400 nashaka kugira na miliyoni nje ndane ngo mbagara Kadu gusiga kubagara sibyo kubagara mese mfure ne ndi gufara mu gitogo ngo nawo mese wararenganya ma ntarengana igihe umwana nuko nta mukozi barafite mubwire umukobwa umubwire w'insembu naye batinana natsinze kamera ndi kuri winsembura mubwire natsinze kamera nacecetse ariko utumenye reka ngire ndicyaka nje kushakira mu bwatsi nje kuyishakira